cyane hano mu Rwanda mu busa navuga mu myidagaduro yes kubera ko yitabiriye Miss Rwanda mu myaka yashize nubwo atagize amahirwe yo kwitwara neza. Uyu nguyu nawe akaba yitwa Isimbi Noeline, turamuzi akina film z'urukozasoni. Nakoresheje iri jambo Isimbi Noeline ahita ndakarira byatari mu masaha mu gitondo, sorry ndayikubwira neza wumve. Turabizi yuko yagiye trendinga cyane bavuga bati umunyarwanda ukina film z'urukozasoni biki n'ibiki, ibintu nk'ibyo ngibyo byatumye abantu benshi bagenda bamuvugaho amagambo agiye atandukanye. Now Noeline yapostinze video imugaragaza ari kujya mu isoko agiye guhaha hano mu Rwanda muri Kigali. So akimara kugera muri iryo soko abantu batangiye kugenda badisinga byatari Noeline bavuga bati dore wa mukobwa ukina film ziminuze zimibonano mpuzabitsina ibintu nk'ibyo ngibyo, batangira kumukoraho bamwe. Noeline biramurakaza byatari avuga ati no, ibi ngibi ntabwo bikwiye kuba bashobora kubona umuntu bakamukorera ibintu nk'ibi ngibi bitari byiza. Amagambo menshi byatari Noeline yavuze arimo yirwanaho n'abo bantu bari kumusereza bavuga yuko akora umwuga ukomeye, bamwita amazina agiye atandukanye. Now ibintu nyimara kubibona njyewe byambabaje, nyimara kubona iyo video ya Noeline mu isoko abantu bari kumusagarira mu buryo butari bwiza, banamuvuga amagambo atari meza kubera ko n'umuntu nubwo akina ziya movie n'umunyarwandakazi ntawe yakwiye nyine gukorerwa ibintu nk'ibyo ngibyo byo kubangamira ubuzima bwe, ubwisanzure bwe n'abantu bijyanye n'akazi akora, kubera ko n'uburenganzira bwe gukora kariya kazi, si byose. Nta muntu n'umwe wamutera amabuye hano ku isi, twese hari ibyo dukora bitari byiza. So nahise nkora inkuru yanjye rero nyipostinga ku mbuga nkoranyambaga, ndavuga ni umunyarwandakazi ukina film z'urukozasoni yakorewe ibikorwa bitari byiza n'abantu mu isoko ubwo yari agiye guhaha. Inkuru ndayipostinga, Noeline arayibona, umva ako kanya ahita yiriya screenshot tangira gupostinga ku mbuga ze nkoranyambaga ngo dore ibyo abanyamakuru bandika, bakoresha imitwe y'inkuru itari nziza, kumohotera, ibintu nk'ibyo ngibyo n'ibindi nahuye nabyo mu isoko. Ari amagambo ya Noeline avuga yuko ntagakwiye kuvuga yuko akina film z'urukozasoni. Narindi gukora ibishoboka byose kugira ngo numvishe abantu umwuga akora, numvishe impamvu bari abantu bamusagariye mu isoko, bamwise amazina atari meza, bajya bamukorakoraho ku mubiri bijyanye n'akazi akora. So, we abifata nkaho narindi kumusebya, kumurwanya, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yahise ambroka kuri Instagram, yahise ambroka kuri TikTok, nagerageje kumwandikira kuri WhatsApp, naho hose yagiye andyama block. Emeline mukobwa wanjye, I'm very sorry, umuzi ndashaka kugusaba imbabazi kuri abanyarwanda bose bumva, niba nakoze ikosa rikomeye kuvuga akazi ukora ariko noneho nkakavuga mu magambo yako. My sister, I'm very sorry. Ntabwo nari ngambiriye kubabaza mukobwa wanjye, n'ukuri kw'Imana ntabwo nanditse biriya mfite target yo kugukomeretsa umutima wawe, yo kukwima agaciro nk'umwari nk'umugore. No, nabikoze just nzi yuko ndi kugufasha kugira ngo ikibazo cyawe kigere ku bantu benshi, ukurikirwa n'abantu benshi, ariko nanone ukeneye andi majwi manini kugira ngo avuge, abantu batangira baguhe respect, bakubahe nk'umuntu. Noeline, so I'm very sorry my sister kuba navuze yuko ukina film z'urukozasoni, ariko niko biri. My baby sister Isimbi Noeline, niko biri. I think ko nakoze ikosa, wenda n'abantu bari buze kumbwira hano nta kintu kibi nari ngambiriye.
mukobwa wanjye. And ngaruke kuri aba bantu rero bahohotera abantu bitwaje akazi abantu baba bakora. Just kubera ko Abu akora uriya mwuga umeze kuriya, nitujya tumubona mu muhanda tuzajya tumutesha agaciro ke, dusakuze cyane, tumukomere, kora ibintu ngibyo bitari biza. Nibyo nageragezaga gukora kugira ngo bigere ku bantu, ariko Emeline yabifasha mu bundi buryo butari bwiza, abifata nkaho ndi kumurwanya. Umva n'abantu mwe, please gerageza wubahe buri muntu wese n'umwuga we. Hari impamvu yatumye ajya gukora kariya kazi, hari impamvu ari hariya ikomeye cyane. You don't have to judge someone kubera icyo judging umuntu. And ikindi gihe kiragera umuntu agahinduka. Kimwe nuko nanone wasanga akora biriya bintu nawe atabyishimiye just kubera ko hariho ahantu yikurira amafaranga. Kubibwirwa n'iki se? Hanyuma wowe ukiruka inyuma y'umuntu uri kumwambura agaciro ke, umutuka, umukorakoraho ku myanya ye y'ibanga. Nabonye video birambabaza mu buryo bukomeye cyane. No, Banyarwanda ntabwo dukwiye kumera kuriya, ni ukuri kw'Imana. Just kuba yaje guhahira mu isoko, uriya mukobwa ntabwo akwiye kwinjira hano kubera ko akina film z'urukozasoni. No, umva n'umuntu akeneye agomba kugenda, agomba guhahira ahantu hose, agomba kurya ibyo ashaka bihaye ahantu hose, agomba gukoresha transport yifuza, agomba gutembera ahantu hose, kubera ko nubwo abikora biriya ntabwo bimwambura ubumuntu, si byose. So please twubaha abantu bose, not only Noeline, n'abandi bose bagiye bakora ibintu bisa nkaho ari bishya mu maso yacu, mu matwi yacu. Ntabwo tugomba kubambura ubumuntu bwabo, ntabwo tugomba kubikora kubera ko buri muntu hano ku isi n'uburenganzira bwe. Mu gihe atisha umuntu, mu gihe atakoze ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma ubuzima bw'umuntu bwangirika, please respect him or her. Yes. Ariko nanone ku bijyanye na career z'abantu, umuntu navuga career yawe kandi ubizi neza yuko iyo career uyikora, ntuza blaming umuntu kubera ko ninkora ikosa uno munsi ibinyamakuru bizandika ngo umunyamakuru w'igitangazamakuru iki n'iki yakoze ibi n'ibi. Niba ari umuyobozi runaka wakoze ikosa, niko bazandika umuyobozi runaka. No kuri career ya Emeline, niba ari career simbizi, niko tugomba kuvuga nyine. Twavuga gute se? Turavuga mukatwumva 88.3 City Radio FM, inshuti ya bose.